Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito ibice 2 umurongo wa 11 turageza hepfo gatoya. Titre iravuga ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. 11 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Turi kumwe? Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. 14 watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. 15 niho soreza, ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Twongereho amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 1 paje 93. Turaba turikiye aho gusoma, ayandi ndagenda nyavuga uko tuganije. Yohana igice cya 1 murongo wa 15. Twihute paje 93 ku bafite Bibiliya byumvikana imeze nk'iyanjye. Haravuga ngo duhere ku murongo wa 15. Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho, kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Munyikirize ngo amena. Aya niyo magambo numva umwuka w'Imana yashyize umutima wanjye. Nakomeje kwibaza byo twaganira kuva umenye ko tuzaganira kuri uyu munsi. Senga Imana numva ibyujuje muri njyewe. Narabivuze si ubwa mbere, niyo mpamvu mumpereye aho. Mba numva hano mu rusengero nta yindi business twaganira usibye Kristo, kuvuga Kristo ndetse n'icyerekeranye n'ubugingo. Impamvu nuko ariho hantu honyine haboneka iri jambo ryitwa ubugingo buhoraho. Utari muri Yesu nta bugingo, inyuma ya Yesu nta buzima buhari, inyuma ye nta bugingo. Niyo mpamvu mba numva n'ibindi no kubiganira ni byiza, ariko Yesu yigeze kubwira abantu bari bamugose bamwegere, arababwira ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose byo bizabakurikira, ni inyongera. Impamvu nuko n'abadafite ubu bugingo bonerwa muri Kristo barabifite. Mba numva rero iteka bijya bingora kuba nabona ibindi ganira, ariko ni nako kuri. Mba numva business zavugirwa, amagambo yavugirwa ari ay'ubugingo. Tugiye kuganira ku magambo numva umwuka w'Imana yanyujuje, kandi navuga ngo mbese ubuntu bw'Imana bukiza bwiyerekana gute mu mutima w'umuntu bwagezemo? Mbese ubuntu bw'Imana bukiza bwiyerekana gute mu mutima w'umuntu bwagezemo? Cyangwa se mbese imbaraga zikiza ziyerekana gute, zimanifesta gute? Umuntu wakiriye ubuntu bw'Imana bukiza bugaragarira gute muri we? Bitari amagambo, bitari iby'iki gihe byo kuvuga ngo ubuntu. Kuri iki gihe hadutse cyitwa ubuntu nyine, nta nubwo ndibuze kugitindaho. Kiranubura n'ubuntu buciriritse buzuzuguza izina ry'Imana. Ndashaka kuvuga ubuntu bukiza. Yohana aranditse aravuga ngo ibimwuzuye nibyo twahawe. Ageze ku murongo wa 16 avuga ibimwuzuye abishyira muri kategori ebyiri. Aravuga ngo n'ubuntu n'ukuri. Mu yandi magambo, iyo uvuze ubuntu ntushobora gusiga ukuri, kandi ukuri ni Kristo. Reka ntange definition ingana n'ibyo nasomye ntekereza. Iyo uvuze ukuri ntago ari amagambo kwa kuntu umuntu avuga ati ni ukuri. Oya, ukuri ni ubumenyi ufite kuri Kristo, wongeyeho imbaraga zibatura mu byaha. Mana iramfasha. Ukuri ndimo ndasoma
nasanze ari ubumenyi ufite kuri Kristo, amakuru mufiteho yose, uko umuzi, uko wamwigishijwe, uko wamusomye, uko wamwumvishije, uko umwuka yamukuganirije, ariko ntibirangiriraho, hakiyongeraho imbaraga zibatura ibyaha. Nibyo biba bigize ijambo ryitwa ukuri. Impamvu ni iyi, Yesu yaravuze ngo nimumenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Kumenya amakuru kuri Yesu gusa without nta mbaraga, ntabwo kuba ari ukuri, kuba gucagase. Ukuri rero ni amakuru menshi angana nayo ufite nayo mfite, ariko kongeraho imbaraga zibatura ibyaha. Tugiye kuganira ubuntu bukiza bubonerwa muri Kristo Yesu. Umuntu bwagezemo bwigaragaza gute? Ni mu magambo, ni ukuburirimba, ni ukububwiriza, ariko bwigaragaza gute? Mbere yuko ngeraho ngaho, ndagira ngo mbanze na iri jambo riragoye ubwaryo kuryigisha, ariko umwuka w'Imana ari muri njyewe kandi we wabimpaye araza kunshoboza. Ndanabivuga bingana n'ibyo ampaye, ibyanjye si ukwemeza kuko umurimo usigaye aba ari uwe. Ariko iyo usobanuye uyisesenguye ubuntu, hari umwanditsi umwe nasomye, ntago ari yanditse mu Kinyarwanda, aravuga ngo ubuntu bugizwe n'amagambo abiri, ni grace and mercy. Urukundo and mercy. Ubuntu, grace equal to love plus mercy. Urukundo n'imbabazi. Ubuntu bw'Imana bukubiyemo ibintu bibiri. Ni urukundo Imana idukunda ntari bujyemo, kongeraho imbabazi Imana itugirira, akaba ari byo bingana n'ijambo ryitwa ubuntu bukiza. Bitandukanye nubwo kuri iki gihe baba bavuga ngo dukora ibyaha nyine byose byararangiye. Ntago ari nabyo ndibuze kuganiraho. Ubuntu bw'Imana bukiza bubonerwa muri Kristo, iyo bwageze muri Claude bwigaragaza gute? Bugaragarira kuki? Bugaragara gute ko Claude yakiriye ubuntu bw'Imana? Nari mvuze ngo ngiye kubanza kuvuga ubuntu. Wavuga yuko ari nk'imbabazi umunyabyaha agirirwa atabigizemo uruhare, atabikwiriye. Ufite ni nko kureba Claude akavuga ngo ndakubabariye, nta ruhare nabigizemo. Uwo muntu abagiriye ubuntu rukubiyemo ibintu byitwa uwungiriye ubuntu aba yankunze, yarangiza akangirira impuhwe nyinshi n'imbabazi, akavuga ngo mukuye mu byaha. Ubuntu bushobora kuba impano. Ibi ngibi ndimo ndababwira mfite imirongo ibishyigikira. Iyo usomye Abaroma ibice 5 umurongo wa 15 ubona yuko ubuntu bw'Imana ari impano. Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ubuntu mwabuhawe nk'impano. Ntago ndi bubitindeho. Wajya muri aya magambo dusomye kwa Tito, yandikiye Tito Paulo, ubuntu bubona nk'agakiza. Ubuntu buzanira abantu bose agakiza. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse buzanira abantu agakiza. Ni ubuntu buba transformed mo agakiza. Ni ubuntu butangira ari ubuntu ariko bukarangira bubaye agakiza. Iyo yaba definition ya kabiri, kuko ndashaka kugera ku cyo numva cyako tuganiraho umwanya, ntago ndi bugitindeho ibi ngibi. Ubuntu bushobora kugaragara nk'imbaraga. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 8 haravuga ngo Stefano yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga nyinshi. Ni amagambo yavuzwe barimo baramutera amabuye. Ubuntu bwahinduka imbaraga, ubuntu n'imbaraga. Ntago ndi bubijyemo cyane, ahantu ngiye gutinda rero. Ubuntu ni imbuto yinjira mu muntu, yarangiza ikagaragara yuko yamwinjiyemo. Munyikirize ngo amena. Zuko badahari mwikirize ngo amena. Ubuntu wabuha definition nyinshi, ariko reka ngarukiraho cyangwa se nabuha ibisobanuro byinshi. Ariko ubuntu ni imbuto igera mu muntu, yamugeramo ikamutegeka, ikamutwara, ikiyerekana yuko yamugezemo. Nta gishobora kwihishira, kuko ni imbuto idashobora kugira gutuza. Ni ubuntu, ubwo ndabitwara ari ibintu bitatu. Ni imbuto ikaba agakiza, ikaba imbaraga. Ibi bintu iyo byinjiye mu muntu bitandukanye n'amagambo ibyanditswe aha ngaha, ibivugwa hano hanze by'inyigisho y'ubuyobe ivuga ngo ubuntu bwarabonetse byararangiye. Oya, ubuntu bw'Imana bukiza. Paulo yandikiye Tito aramubwira ngo ubuntu bw'Imana bukiza buzanira abantu bose agakiza, bwarabonetse kandi butwigisha bukanaduhanira kubaho tutubaha Imana. Mu yandi magambo, ni ubutugeramo bukadutegeka kuva mu ngeso zitubahisha Imana. Yemwe muranyumva? Ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse.
ubwo ngubwo butwigisha kubaho tutubaha Imana, kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi. Nari mbivuze ngo ni imbuto. Reka mbaho urugero. Ntago ndi umudamu ariko mfite umudamu kandi hari n'ibyo njya mbona. Reka mbigereranye nk'umudamu wasamye watwise, ntago ashobora kwihishira, nubwo cyakora hari abajya bashobora kubihisha babandi biba byanyuze mu nzira zidakwiriye, ariko wa wundi byanyuze mu murongo ukwiriye. Ni imbuto iba yamwinjiyemo idashobora kwihishira ahantu hose, niyo itaraza ngo tubibone. Ubibwirwa nuko iyo yicaye mu bantu ashobora kuba afite akantu ko ku ruhande ari buze gukoreramo cya gikorwa, ari buze guciramo, ashobora kuba agakombe cyangwa se agatambaro. Ni imbuto yamugezemo, yamuhinduye. Umuntu waryaga inyama akaba azikunda, baziteka agahita yumva atazikeneye bitewe n'icyamwinjiyemo. Hari ikintu cyamwinjiyemo, ukumva arabati ngo ngiye ntabwo shaka inyama, ahubwo ndashaka nko kumva umwuka grenade. Tuvugisha ukuri. Ngaho nk'ubu nakabonye kuri stati umuntu yanditse ngo Beneda ngo byangoye ngo umudamu ngo arimo ngarasaba ngo umwuka wa grenade. Tuvugisha, hari umuntu wari wumva umwuka wa grenade, wahita umubwira ati jya muri Gaza cyangwa muri Ukraine uje kuwumva. Ariko imbuto yakiriye iramutegeka yuko inyama zihuzwe, ahubwo akifuza ngakondo, ngimvura iraguye ngagataka karazamutse ati Reba umuntu utaryaga ibitaka ariko agezaho ajya gushima inzu, akazajya akicara ku nzu akayishima, akazajya atamira. Yemwe ubuntu bw'Imana bukiza ni imbuto itihishira. Uwo bwagezemo hari ibintu bimuhuza, arabwakira. Yanywaga inzoga, yagera ku kabari agahita avuga ati we bega ukuntu zinuka, kandi atarabwakira. Yageraga ahantu agahita avuga ati na hahandi adafite amafaranga akiyegeza nk'ahantu hari agacupa, akazajya yisunika yumva agahumura. Kandi Beneda, inzoga ziranuka, ariko impamvu zitunukira ni ubuntu bwinjiye muri twebwe. Munyikirize haleluya, nanone haleluya. Ubuntu bw'Imana bukiza bubonerwa muri Kristo. Ni imbuto igera mu muntu. Umuntu yanywaga itabi yahura n'umuntu unywa urimo uratumura, imbuto yamaze kumugeramo agahita akikira, agahunga umwuka w'itabi. Kandi ninjoro yasohokaga ngo ibitotsi yabibuze, ngo kugira ngo aze gusinzira akabanza akajya kugashyiraho. Ubuntu bw'Imana twikirize haleluya, buzanira abantu agakiza. Bwarabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana no kujya kure ibyirari ry'isi, ahubwo ngo bukatwigisha kubaho dukiranuka, twumvira Imana, tugendana n'Imana. Mose yigeze kubyandika ibice 6, umurongo wa 8 aravuga ngo mwana w'umuntu nakweretse icyiza cyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho n'iki? Ni ibintu 3: kubaha Imana yawe, kugendana nayo ukiranuka wicishije bugufiya, no gukunda kubabarira. Ubuntu butugeramo bukatwigisha kubaho kureka kutubaha Imana. Beneda, niba uvuga ngo ubuntu bwakugezemo ukiri umupagani, bwabaye ubumenyi, ntabwo buragera mu mutima, bwagarukiye mu mutwe, bungana n'amakuru ufite gusa. Mwuka Wera aranshyigikira. Bungana n'amakuru ufite, mbese nta kuri kurakwinjiramo. Nababwiye ngo ubuntu ntibushobora gusigana n'ukuri, ibimwuzuye ni Yesu, natwe twarabihawe. N'ubuntu n'ukuri birajyana, ni impanga. Nta muntu wavuga ngo yahuye n'ubuntu atabayeho mu kuri. Kubaho mu kuri ni ukubaho nk'uko Kristo abaho, full stop, nta zindi komantere, nta kindi kiri inyuma y'ibyo. Hoya ntago mbabwira ngo bose bakoze ibyaha ngo nibashyikira ubwiza bw'Imana, nta kibazo. Ariko Beneda, reka mbahe akantu, mbabwira akantu ntekereje. Iyo uzanyemo, ariko navuze ko ntari bubitindeho, kandi ntago mbitindaho, sinongera kubigarukaho. Iyo uhuye n'aba bantu bavuga inyigisho z'ubuntu, buno bwamamaye bwasakaye buri mu buyobe, akavuga ngo Kristo byose yarabirangije. Hari uwo nigeze kumva ejo bundi nari nkurikiranye ni online, yari arimo arigisha, ni umunyamahanga, arimo aravuga ngo nta bantu bazarimbuka ngo uko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Agarukira aho ngaho aravuga ngo ntago Imana yarimbura abantu kandi yaratanze Kristo, ariko komeza hasi yashyizeho kondisiyo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yohana 1:12 aravuga ngo icyakora
abamwemeye bose bakizera. Kuki hajemo kondisiyo yo kumwemera no kumwizera? Nagira ngo mbabwire ngo izo nyigisho zindi n'ubuswa n'ubuyobe n'amacenga umwanzi yazanye. Ubuntu bw'Imana buzanira agakiza abatuye mu isi bwabonekeye muri Kristo, butwigisha kureka kutubaha Imana no kwirinda ibyirari ry'isi. Niba uri umuntu uri mu rusengero, waba uri hano cyangwa unkurikiye, uvuga ko wahuye n'ubu buntu ariko utaragendera kure ibyaha, bwagarukiye mu mutwe, bungana n'ubumenyi ufite ku ijambo ry'Imana, ariko nta mbaraga zibuhindura mu butsinzi ngo bumanuke bugere mu mutima. Yemwe haleluya. Ndimo ndabivuga nibutse amagambo nta nubwo mvuga ngo muzajya mubyihanganira kuko ni inyigisho Bibiliya yatanze. Nkunda kuvuga igitabo cy'umugenzi iyo mpagaze aha. Ndabivuze mpita nibuka mu Kristo na mwizerwa ngo barimo bagenda mu nzira, bahuye n'umugabo bita Magambo. Uyu nguyu yari intyoza mu kuvuga, yari afite eloquence, yarakonvisingaga, yaravugaga ugahita uvuga ati wow, uyu muntu kwezi arituyemo, aribamo. Mwizerwa ngo niwe wabanje guhura nawe, amugezeho aramubwira ati mugenzi, ndabona nawe uri mu nzira tuganamo. Iki gitabo cyanditswe n'umugabo bita John Bunyan mu 1628. Utaragisoma cyakora kugisoma ubwa mbere ugisoma nk'amakuru kugira ngo uzumve ibintu birimo, biba bigoye. Cyakora urasenga ukagisoma kugira ngo wumve umwuka w'Imana agufasha gusobanukirwa ibintu birimo. Ahuye n'umugabo bita Magambo, aramubwira ati ndabona nawe uri mu nzira, reka tuganire ibyo bari muri iyi nzira igana i Siyoni. Magambo ahita amubwira ati ibyo ngibyo by'ubuzima buzaza. Ahita amubwira ati mfite ibyanditswe 100 mbitse mu mutwe, mfite ibyanditswe 100. Uwo ni Magambo, mbitse mu mutwe bivuga iby'ahazaza. Uyu mugabo ngo yari intyoza ku buryo mu mudugudu w'iwabo bose bari babizi yuko azi kuvuga, ariko ibintu yarazi byanganaga n'iki gice cya hano gusa, ni ku munwa no mu bwenge, ariko ntibyigeze bigera mu mutima. Mu Kristo mwizerwa ngahita asanga mu Kristo, naramubwira ngo Imana itugiriye neza, Imana iraturengeye, iduhaye umugenzi tugiye kugendana, afite ibyanditswe mu by'ahantu turimo turajya 100 byose abitse mu mutwe bidasaba yuko asoma. Mu Kristo aramubwira ngo ninde, ngaramumurangira, amutungira urutoki, aramumwereka, aramubwira ngo reka nkubwire amakuru ye. Ntago umuzi, uriya mugabo mu mudugudu w'iwacu twari duturanye yitwa Magambo. Cyakora iyo umurebeye kure uba ubona ari mwiza, ariko kugenda umwegera ubwiza bugenda bumushiraho. Amagambo avuga ntangana n'ibikorwa akora, avuga ibintu bikomeye. Aravuga ngo umugore we yari inubye kandi ababazwa nuko babana, ngo abana be bicuza impamvu bamukorera. Aravuga ngo kuhamya no gushima Imana no guhamya Imana kwe bingana no kubomboroganya ururimi mu kanwa. Mbese ni ukuvuga Amagambo. Aravuga ngo nta cyiza kimubaho, iyo umurebeye kure ububona ari umugabo mwiza, ariko kugenda umwegera ubwiza bumushiraho. Ndagira ngo mbabwire ko ubuntu twakiriye atari ubwo kuririmba, atari n'ubwo kubwiriza nk'uku, atari ubwo kuvuga, ahubwo ni ubuduhindura bukatuvana mu by'isi bukatwinjiza mu bugingo tukaba n'Imana. Nibutse undi muntu kugira ngo mwumve nongere shyigikire ibyo ndimo ndavuga. Yesu akiri mu isi arimo arigisha izi nkuru murazizi z'umugabo bita Zakayo. Ni amagambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Zakayo ngo yari mugufiya, ibyo nta kibazo, ntabwo ari inenge y'ikibazo, ariko ngo yigeze kugira inyota n'ishyaka byo kureba Yesu. Agira ikibazo cy'ubugufiya, kandi commentaire biblique zivuga ko Zakayo yari afitanye ibibazo n'abantu. Impamvu yari umukoresha w'ikoro, kandi niba ntagiye no muri commentaire biblique, iyo ubuntu bumugezemo ahita avuga ngo abo nambuye ndabishyura. Byumvikana ko yari afitanye ibibazo n'abantu yagiye yambura. Yesu ngageze munsi y'igiti, ngarararama areba Zakayo, aramubwira ati Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Ngo Zakayo amanuka n'ibyishimo byinshi,
Yesu aramwakira, barajyana. Abafarisayo n'abanditsi baramunegura, baravuga ati ya papa kweri ubu yaba ari umuhanuzi ntiyari kumenya ko Zakayo ari umunyabyaha gica, ari umuntu wambura abantu. Yesu abirengaho uko yari abizi, yashakaga ubugingo bwa Zakayo, ajya kwa Zakayo. Zakayo reba arimo arashyashyana, arimo arakira, reba nk'umuntu w'umukire w'umukoresha wikora, umuntu ukomeye, azanye amafanta y'iki gihe, amaji, ibintu byose. Ariko Yesu yamureba, Zakayo mu mutima agahita avuga ati Patrick naramwambuye. Akazana fanta, Yesu gusa amurebye agahita avuga ati ya na runaka naramuhemukiye. Zakayo mbitekereza muri ubu buryo, nubwo bitanditse muri Bibiliya, ariko reba arimo arashyashyana, Yesu akazajya amurebaho gusa. Zakayo ari muri kuraje abakira, Yesu amureba, umucyo ukamumurikira, agahita avuga ati na Damascene waramwambuye riga. Reba Zakayo uri murashyashyana, Yesu yamukubitishije, agahita avuga ati na Claude naramuhemukiye. Ahita avuga ati Yesu rekeraho ibintu byo kundeba ubu biretse, ndagira ngo nkubwire yuko abo nambuye mbishura 4 munyikirize. Haleluya! Ubuntu aho bwageze, umucyo uramurika, ntabwo bisaba kabwirizwa, arahinduka. Aramurebye gusa aravuga ati Yesu ibintu byo kundeba no kuncira imanza mu mutima byihorere, abo nambuye 4. Reba Zakayo ni nko kujya hejuru y'ikirago ati mwese abantu mwaje, abo nambuye 4 n'abaruha, kandi umugabane 1/2 w'ibyanjye ndawuha abakene. Dukomere Yesu amashyi. Yesu we! Aho ubuntu bwageze, ntabwo bisaba yuko bavuga amagambo, umucyo uramurika, agahita avuga ati yewe nari umusambanyi, uzi uko nanywaga inzoga. Ushobora kuba warabwakiriye ariko ukanabwirengagiza. Uyu mugabo naramukunze, Imana ishimwe ko imumpaye muri iri teraniro. Ni umuntu wakiriye ubuntu butari amagambo, ni umuntu wakiriye ubuntu bwamuhinduye bumuvana mu buhemu. Reba Zakayo umugabo yari afite n'inenge yari afite muri sosiyete, ariko niba yaranyambuye rimwe akanyishyura 4, ubwo Zakayo simise mweza, mise mutunganya, ndamwejeje, nzajya navuga yuko Zakayo ari umuntu udasanzwe. Niko umuntu wakiriye ubuntu bwa Kristo biramenyekana, ava mu byaha. Uwari umujura bakazajya bavuga ati rega yarahindutse, nubwo wasiga telefone aho ngaho ntacyo yaba, ahubwo yaba umurinzi wayo mwiza. Bakabimenya yuko uri umuntu warindishwa iby'agaciro. Ariko ab'iki gihe, mwitoro ry'iki gihe, turabuvuga ku munwa kandi tukanywa inzoga. Wakiriye ubuntu ntabwo aba umusinzi, oya, kuko n'imbuto igera muri we yarangiza igahinduka imbaraga zimuhindura. Wavuga ngo njyewe nari umusinzi, ubuntu bw'Imana butanga ni muwe murekeye aho. Bwakoze iki? Ubuntu bw'Imana butanga nibwo byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana. Yewe byavuye kuri yo gusa, mu rukundo rwayo n'imbabazi. Ubuntu bwakugezemo buguhuza iki wari ubayeho utarakira Yesu? Ikintu cya mbere ubuntu budutera mu mutima iyo tubwakiriye, budutera kuzinuka ibyaha. Bene da, ninshaka ngarukire kuri icyo navuga byinshi, ariko ikiri principal, ikintu gikomeye, ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo. Iyo tubwakiriye bukinjirana n'ukuri,
budutera kuzinukwa ibyaha. Niba uba mu rusengero ariko ugikora ibyaha, nturabwakira. Niba waranabwakiriye, nubwo mu mutwe, nubwo mu bitekerezo, ntabwo bwamanutse ngo bugere mu mutima, kuko uwo bwagezemo atandukana n'amagambo y'ibinyoma, atandukana n'ubusambanyi, atandukana n'ubujura, atandukana no gusebanya. Uziko ari abantu bihana ibintu ariko akaba avuga gusa, avuga. No, muri Kristo nta magambo y'ibinyoma baho. Paulo yarabyanditse, yandikira Abatesalonike, arababwirana ngo mujye mubwirana ayo magambo. Mujye mubwirana ayo magambo mu rwego rwo kurutsa imitima. Ni ayahe? Ni amagambo avuga ngo umwami ari hafi, umwami ari bugufi. Ari inyuma y'ayo ngayo tuyazibukire. Ubuntu butwigisha kureka kutubaha Imana. Uzabibona iyo umuntu bwatangiye kumugeramo, hari ukuntu kureka ibyaha bigora. Rimwe na rimwe wenda nagiraga nka timu y'abajama nagenderagamo, y'abantu b'abatipe nagerandagamo, ukabona nk'umuntu asanzwe anywa inzoga, ariko umucyo wamumurikiye, bamubwira ati se kuwa gatanu ni weekend, agahita babwira ati rero ejo bundi nahuye na muganga, hari ukuntu yanyandikiye antibiotique, kandi agerekaho yuko mba nkwiriye kuba nirinze inzoga. Hoya, ntabwo ari ikibazo cya antibiotique, ahubwo ubuntu bwatangiye kwinjira. Hari ubuntu bwatangiye kumugeramo, burimo buramubwira ati rega inzoka wazivaho, ariko ntaragira imbaraga zihamya, akeneye kwegera imbere. Ubwo nganiriye n'umuntu waba atarabijyamo neza, birasaba ko uhabwa inkunga y'amasengesho, ukegera imbere kugeza aho uzabahamiriza, ubabwira ngo ubuntu bwinjiye muri nge, bwangezemo, inzoga narazizinutswe, inzoga ntago nyizinywa, nakiriye umwami, ndimo ndagana ku musozo. Ndagira ngo mbabwire yuko ubuntu butari mu kuri, ubuntu butarimo imbaraga, ni ubuntu bungana n'amagambo n'ubumenyi, science only. Ni amakuru ufite kuri Yesu, ni amakuru ufite. Hari abantu babinyoza shaho, hari abantu babinyoza, uba ugira ngo Bibiliya bayimutamitse mu kanwa, akavuga ariko ibintu avuga bitandukanye n'ibyo akora. Ndagira ngo turi mu ntangiriro z'umwaka, witekerezeho, urengura urwego rwo kuba wavuga. Umuntu wakiriye ubuntu barabimenya, bakavuga ati yowe Claude yarahindutse. Nirinze kuvuga undi muntu, ndakomeza nivuge Claude yarahindutse, Claude yarahindutse. Uzuko atari ko twaye tumuzi, bikamenyekana yuko hari imbuto yinjiye muri wowe. None wowe byamenyekana gute? Ubuntu butari mukuri busuzuguza Imana, ubuntu butari mukuri busuzuguza ubufite. Muza amagambo Bibiliya ivuga, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mu minsi y'imperuka bazaba bavuga amagambo yo kwera, ariko bahakana iby'imbaraga zabyo. Ayo ni amagambo Paulo yandikiye Abaroma, arababwira ngo abameze gutyo ujye ubatera umugongo, ujye ubagendera kure. Yemwe kuririmba ntabwo bihamya neza ko umuntu yinjiyemo. Kuba waba uri fame, ufite fame, uri igihanganje nk'uku munsi hano sejemu, ibi ngibi ni bitoya, nkunda kubivuga kandi muzabyumva, nzahora mbivuga. Igikomeye ni ukwemerwa n'Imana, ni ukugendana nayo, ni uko ijuru riguhamiriza ngo nubwo yigisha turamwemera, nubwo aririmba turamuhamiriza. Yatandukanye n'abakora ibibi, yatandukanye n'ibyaha, agendera kuri bibi, ndetse kwera kwacu kugaragarira muri we. Nigeze kugira inzozi, ndashimira Imana ko zitabaye impamo, ariyo mpamvu nyihari. Nigeze kubivuga ariko wa kane, rimwe nigeze kuryama, twe tumaze icyumweru turiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, twe tugisengera mu gasengero ko hepfo bashenye. Pastor Damasi abamuzi hano, niyo wari urimo uratwigisha igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ngira urukumbuzi n'inyota yo kuzabona uburyo itorero rizagenda. Ariko umunsi wa gatanu twahereye ku wa mbere buri migoroba tukazajya tuza. Ndabyibuka byahuriranye na vacances, naraje muri vacances, turimo turabyiga, rimwe ndasinzira, byanganaga n'uburyo nabyiyumvishijemo. Twavaga hano nkajya mu rugo nkasoma Bibiliya, ntago nagiraga akazi, birumvikana ni muri vacances, ntaza kwirirwa nsubiramo ibyo yagiye atwigisha Pastor Damasi. Rimwe ndyamye ngiye kubona mbona umuntu aje ankozeho, arambyutsa, arambwira ngo ngwino ngiye kukumara amatsiko y'ibyo urimo uratekereza. Ngiye kubona mbona imbere yacu twari abantu benshi bari ku murongo, ngiye kubona mbona imbere ya buri muntu haje icyuma, aratubwira ngo tugifateho gutya.
twafashe icyuma turazamuka. Abantu bize geography muri primaire na secondaire muribuka cya kintu batwigishiriza amateka cyitwa globe terrestre cy'ubururu gishushanyijeho imibumbe y'isi, no imigabane y'isi nako. Ngiye kubona mbona uko dufashe iki cyuma ijwi riravuga ngo twafashe icyuma turazamuka tuvuye mu isi turagenda, urugendo ruba rurerure. Tugeze hagati aho twafashe icyuma dutangira kunanirwa no kurekura dusubira hasi. Ngiye kubona mbona wa muntu watubwiye ngo tugende afasha amazi arayashibura atugwaho, twese twumva turahembutse turijaganya, turongera turakomeza turazamuka. Ngiye kubona mbona sohotse muri wa mubumbe muhagarara hejuru, cya kintu kimeze twigiraho amateka. Mbona nyihagaze hejuru, ndebye ahantu mvuye, wa muntu aratubwira ngo isi muyivuyemo. Ndebye ahantu mvuye mbona n'umwijima, byari mu nzozi, mbona n'umwijima, ariko nkazajya mbona hariya harimo aka gatara kangana nk'iri tara nyine, nkabona kandi kaka hariya, nkabona kandi kaka hariya, nkabona kandi kaka hariya. Wa muntu aratubwira ngo isi icuza umwijima, bariya muro murabona ari amatabaza yaka, nabakiriye Kristo n'urumuri rumurikiye mu isi. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu wakiriye ubuntu aba mu mwijima, ariko sirifasi akoreramo ikaba ari umucyo. Ejo buri narabigishije, Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi nitabaza riri ahantu hejuru ridashobora kwihishira. Ariko ahantu uba wowe ntibazi niba uri umukristo, ntibazi niba uri n'umupagani, uri mediane, uri muri average 50-50. Kunywa inzoga uzisomaho waranze ukaza ukanaririmba, yewe n'abagore n'abakobwa watereta kandi ukaza ukanatura n'amaturo tukanakubara no mu mugabane. Ubuntu ntiburakugeramo, bwagarukiye mu mutwe. Ubuntu buzanira abantu agakiza bwarabonetse. Ubuntu n'agakiza n'imbaraga n'imbuto idashobora guhishirwa. Ibiri ndabivuga mu iterano rya kabiri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nta kindi cyo kuganirwa, nta kindi cyo kuvugirwa. Muri Yesu tuhabonera iby'isi itaduha. Bene da, muri Yesu tuhabonera iby'abahanga badashobora kuduha. Yewe muri Yesu tuhabonera iby'abantu batwigisha inyigisho za Bibiliya badashobora kuduha. Baraduha ubumenyi, ariko muri Yesu harimo ubutsinzi, harimo imbaraga. Ibimwuzuye nibyo twahawe, n'ubuntu n'ukuri, n'ubuntu bugeretse bukurikira ubundi, n'ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Uyu munsi Claude narwana no kutiba nkabitsinda, ejo nkarwana no kutanywa inzoga, ejo nkarwana no kuva mu bantu bavuga amagambo. Umwanditsi wa Zaburi yararirimbye ya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko n'amateka by'Uwiteka nibyo yibwira mu mutima ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'umuntu wateye hafi y'umugezi nk'igiti cyashoreye imizi mu mazi. Ni gute batagutandukanya n'umuntu udakijijwe? N'ubuntu buri mu mutwe utari mu mutima. Mushumba ndakwakira.